ikaze kuri YouTube channel yacu izuba bakiriye hano mu bavugisha n'imikari usanzwe bageza ibiganiro ya mazina nitwa Muhire Moise Chagulanyi ya benshi bagiye bavuga ngo ukora ibintu bijyanye na business, bijyanye n'ubucuruzi, ibintu bijyanye na online marketing. Wabwira gute ukuntu bisanzwe business ya online n'ukuntu n'inzira waciyemo? murakoze cyane. Inzira yo ariko akuntu umuntu abashakisha ubuzima, ashaka imibereho nk'ukundi muntu wese aba ari mu business akora bisanzwe. Nanjye rero nisanze muri business ya mbere ni y'ubucuruzi bw'amatelefone cyangwa se gadget, amakompiyuta, icyuma cyose cya electronique. Turashipinga biturutse mu gihugu cya Korea na Amerika. Indi business nkora ni forex trading, ni online business. Urakoze cyane. Ese nyine utubwiye yuko ucuruza telefone cyangwa se ibintu bijyanye na electronique. Nizere yuko utajya umera nka babacuruzi utuma iPhone ikaza yanditsemo itel. Oya, twebwe gadget zacu cyangwa plans zacu aba ari original uturuka ku ruganda, ni cya gikoresho uzanira umuntu w'agashimwe kuburyo yakongera n'amafaranga avuga ati warakoze kabisa. Warakoze. Ejo bundi mperutse kubona umuntu afite iPhone 16 Pro Max ifunguye mbona ni itel yonyine irimo pe. Abo n'abamani muze mutugane dukurira Kimironko. Yego rwose ibyo mwadusanga. Okay. Tuve kuri ibyo cyangwa se tuvuge yuko ucuruza ibintu by'umwimerere. Buriya umucuruzi ufite ibintu by'umwimerere agira abakiriya benshi. Ese uba ufite abakiriya barakugana? Telefone nziza igezweho kandi yizewe mugane gadget. Ni gute waje kwisanga none uri mu bintu bya trade online, babyita online marketing? Ntabwo njya nshobora kubisobanukirwa kuko abenshi bavuga yuko harimo ubujura, benshi bavuga yuko ari ubutekamitwe. Nyine usanga buri muntu abivuga ku giti cyiwe bitewe nuko atabisobanukiwe. Wadusobanura muri make ko nanjye nagize amatsiko? Forex trading mu bwoko bwa online business. Nizere ko online business umuntu wese abyumva. Forex trading ni ubucuruzi bw'amafaranga ariko mu buryo buri online. Tuzi ko dufite forex biro, hari ugena amadolari bakaguha amanyarwanda, ujyana amapaundi bakaguha amadolari cyangwa se baguha amakongomani. Nubwo buryo natwe tubicuruza mu buryo buri online, ntago ari scam, ni business iriyo ndetse no mu Rwanda barayemeje karirigo business, ariko nubwo turabona umurongo wabyo, ariko ni ibintu igihugu kizi, ni ibintu bizwi hose kuva kera cyane. Amabanki arabikora, ibihugu birabikora, nta scam irimo. Rero abari bafite impungenge kuri iyo business ya forex trading, mushire impungenge. Murakoze. Nizere yuko abadukurikiye mwasobanukiwe. Ese yo uri kubikora, nabonye hari abantu benshi batizera ibintu bikorerwa online, bakavuga ati ninshora amafaranga yanjye ndi buhombe, sindi bushora amafaranga yanjye ku muntu ndi kubona sinzi. Wowe ugiye gushora uba wizeye iki? Kari bugaruke gute? Yego ko online business hari zibamo scam, ariko ni byiza kubanza kumenya ese business ngiyemo gutya ya online, ukabanza gukora research ukamenya bite byayo. So ku ruhande rwanjye forex trading
iyo uko wayikora search kose uzasanga ari real. Ubu tugeze ku rwego yuko isoko rya forex trading ku munsi rinyuramo trillion z'amadolari 17. Isoko ryonyine buri munsi rinyuramo trillion z'amadolari 17 bitewe n'ubumenyi bwawe. Amafaranga ushaka gukuramo niyo ukuramo, cyangwa iyo ushaka guhomba niyo uhomba. Azamo no guhomba. Rero akenshi usanga business iri scam, nta guhomba kubamo. Ni ugutanga amafaranga yawe ukabaha amafaranga ugashobora ukajya wicara barimo baragukorera.